Miliyari y'amafaranga akoreshwa hariya muri Uganda cyangwa se mu by'ukuri miliyoni zigera muri 400 z'amanyarwanda nizo Zari Hassan akurikiranweho kubera ibirebana n'imisoro muri Afrika y'Epfo. Hategujwe kandi ibitaramo bizaherekeza album yagiye kujya hanze ya Platini na Nerngabo. Ku rundi ruhande mu by'ukuri uyu munsi Jennifer Lopez ashaka kugira ngo abe yakihimura kuri Ben Affleck, ni umwe mu bagabo bakundanye mu minsi yashize. Kandi turagaruka gatoya ku birebana n'indirimbo Ish Kevin na bagenzi biwe bamaze kuba bashyira hanze ikubiyemo ubutumwa bageneye abarimo RDC mu by'ukuri ku birebana n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande ntabwo twakwirengagiza ibirebana no kureba amakuru cyangwa se ibyatangajwe na Arisudi. Tuza kuza kugaruka kandi mu gusoza ku nkuru ya Anne Kansime wahishuye ko mu by'ukuri yigeze gukuramo indakira umunyeshuri, ndetse ku rundi ruhande turaza kuba dusoza tubagarukira kuri amakuru yatangajwe na Nyamutoro Fiona, uwo ni umugore wa Eddy Kenzo, akaba namwe mu minisitiri bakiri bato hariya muri Uganda. Twizere ko mumaze gukora subscribe, comment yawe bari ingenzi, wibuke gukurika kuri like ndetse no gusharinga abagenzi bawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kuko ibyo dukora cyangwa se ibyo tubagezaho ntabwo ari twebwe mu by'ukuri tubyikorera, ni mwebwe tubikorera. Ibyo dukora hano ni ibyanyu mu by'ukuri. Rero gukora subscribe ni ingenzi muri rusange. So rero tutabatindiye, duhere kuri Zari Hassan. Zari Hassan mu by'ukuri ni umwe mu banyamideli cyangwa se abanyamafaranga bafite amafaranga ariko koko mu karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko anafite mu by'ukuri ubucuruzi akorera hariya muri Afrika y'Epfo. Uyu mugore rero akaba yamaze kuba mu by'ukuri ikirego cy'uko atishyuye imisoro igera muri miliyari y'amagande y'amashiringi ya Uganda, ubwo miliyoni zigera muri 400 z'amanyarwanda, akaba miliyoni 5 z'amafaranga akoresha hariya hepfo muri South Africa. Uyu mugore rero yamaze kuba aregwa mu rukiko rukuru rwa Johannesburg, akaba mu by'ukuri akurikiranweho aya mafaranga rero uko yaje kuzamuka, buriya agakwiye kuba yishyura miliyoni zigera muri 3 z'amafaranga akoreshwa hariya hepfo muri South Africa, ariko mu by'ukuri ntabwo yabashije kuba yishyurira igihe. Ibi byatumye hagenda hiyongeraho inyungu zigera muri miliyoni 2.1, ndetse mu by'ukuri haza no kwiyongeraho n'andi mafaranga ya penalty agera mu bihumbi 19 by'amafaranga nyine akoreshwa hariya muri Afrika y'Epfo. Ibi byatumye rero mu by'ukuri uyu mugore akurikiranweho aya mafaranga. Ni amafaranga mu by'ukuri guhera ku itariki ya 9 z'Ukanama umwaka washize yakomeje kugenda abwirwa ati se wagerageje ukaba waganira n'ikigo gishinzwe imisoro mukaganira ku buryo ushobora kuba wakwishyuramo aya mafaranga, ariko akomeza kwinangira. Ibi byatumye uyu mugore usanzwe afite imigabane muri Brooklyn City College, ni ishuri rikomeye hariya muri Afrika y'Epfo, mu by'ukuri yamaze kuba ahabwa iminsi igera ku 10 kuba yamaze kuba akemura icyo kibazo. Bitaba ibyo ngibyo hakaba hazaho izindi ngamba zishobora no kuzamo gufatirwa kwimwe mu mitungo y'uyu umugore. Rero tutabatindiye, ubuyobozi bwa Kina Music bwateguje ko mu gihe cya album Vibranium ya Platini na Nerngabo izaba igiye hanze, mu by'ukuri izaba igiye hanze izaherekezwa n'ibitaramo byo kuyimenyekanisha bizazenguruka mu ntara zinyuranye z'u Rwanda no hanze yarwo. Ibi Ishimwe Clement uyobora Kina Music yabigarutseho mu kiganiro yatanze ubwo yari abajijwe ikihishe inyuma y'uko gukora cyane kw'abahanzi babarizwa cyangwa se babarizwa muri Kina Music bakomeje gusohora ibihangano butitsa. Ni nyuma yuko Nerngabo asohoye imwe mu ndirimbo ebyiri zirimo iyitwa C na Best Friend, zikaba zarakurikiraga Everything ariko gukorana na Zubalay nawe ubarizwa muri Kina Music. Ni mu gihe ku rundi ruhande Butera Knowless aherutse gusohora iyitwa Umutima itaramara no kwezi isohotse, naho Platini akaba aherutse guteguza
indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Yanateguje album agiye guhuriramo na Nergabo, twamenye ko mu by'ukuri izaba yamaze kugera hanze muri Kamena 2025. Agaruka kuri iyi album Ishimwe Clement yagize ati ni album duteganya gukorera ibitaramo bizenguruka yaba intara zo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Turi kwiga imishinga y'uburyo twazayegereza abaturage ku buryo mu minsi iri imbere muzamenya gahunda yose. Ya album izaba igizwe n'indirimbo zigera ku 10. Amakuru hari nuko imirimo yo kwitunganya iri kugana ku musozo. Ku rundi ruhande Ishimwe Clement yavuze ko batari gukora kuri album gusa kuko hari imishinga myinshi y'abahanzi bo muri Kina Music iteganyijwe gusohoka mu minsi ya mbere y'iyi album na nyuma yayo. Ni Nergabo rero washyize hanze indirimbo yitwa Si yitabajemo umwe mu video vixen mu bihe byabo byiza, ubona wundi ni mu by'ukuri ni Teta Kumba rero akaba atari ubwa mbere akoranye na Nergabo kuko aherukaga n'ubundi kumwitabaza mu ndirimbo Nergabo aheruka gushira hanze. Abakobwa rero baba bagaragara amashusho y'indirimbo usanga bagenda barushaho gutuma mu by'ukuri abareba umuziki w'amashusho barushaho kunyurwa ndetse no kuryoherwa. Umukobwa rero n'umwe mu bagezweho hano i Kigali. Ku rundi ruhande mu by'ukuri Alisudi hari ibyo yatangaje. Alisudi yagaragaje ko muri ibi bihe urubyiruko rufite impamvu nyinshi kandi zikomeye zo kugaragaza ko rukunda u Rwanda, kuko hari benshi bari kurutera amacumu baruvuga nabi, abandi barwifuriza gusubira mu mateka mabi rwanyuzamo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabigarutseho mu kiganiro yatanze yitabiriye mu by'ukuri mu kiganiro yatanze aho uyu mugabo aheruka kwitabira akanayobora ari mu bayoboye igitaramo Baturamugabo cyabereye mu Burayi mu Bubiligi, aho mu by'ukuri Bwiza yamurikiye album yiwe yitwa 25 Shades. Ubu rero mu kiganiro yatanze uyu mugabo yagize ati abanyarwanda dukunda u Rwanda kandi duharanire ko igihugu cyacu kitazigera gisubira inyuma. Uyu munsi nibwo dukeneye kugaragaza ko turukunda kurenzaho kuko dufite abantu bari kudutera amacumu. Twihangane ariko turwane, tube hafi ubuyobozi bwacu na Perezida Kagame by'umwihariko. Alisudi ahamya ko nubwo umutekano w'u Rwanda ucunzwe neza n'abasirikare ariko n'urubyiruko hari urundi rugamba rwabasha kurwana rurimo gutanga amakuru ya nyayo ku gihugu. Ati abasirikare bakora akazi keza kandi tutashobora, ariko hari ikindi twakora kandi dushoboye kidahenze kandi kitadutwara umwanya munini. Niba umuntu yanditse ibintu ukabona sibyo, ifashishe ibimenyetso umunyomoze, uzaba utanze umusanzu wawe. Ibyo rero arabivuga mu gihe mu by'ukuri u Rwanda rwamaze no kuba rucana umubano n'Ububiligi, ndetse hakaba hari ibihano bikomeje kugenda bifatwa ubutitsa, n'ubwo guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko ibirebana n'ibihano bitazigira bikemura na gato umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Mbega bari gushakira igisubizo aho kitari muri rusange. Tukivuga rero ku birebana no gukunda igihugu no gufatanya mu birebana no guteza imbere igihugu ndetse no kugaragaza aho mu by'ukuri igihugu kigeze, Ishkevin yashyize hanze indirimbo yise Rwanda yahurijemo abaraperi batandukanye barimo Bulldog, Kivumbi King, Betray na Kid from Kigali, irimo ubutumwa bugenewe abanyamahanga bakomeje gufatira ibihano u Rwanda. Uyu muraperi yatekereje gukora iyi ndirimbo nyuma yo kumva yahuriwemo n'abaraperi bo muri RDC batukaga u Rwanda n'abayobozi barwo. Ati nyuma yo kumva indirimbo yabo nanjye nagize igitekerezo cyo gukora igaragaza ukuri kwacu. Wenda njye sinifuje kuba hari abo natuka mu ndirimbo yanjye, ahubwo numvaga nkwiye kubinyuza mu busizi nkagira ubutumwa mbagenera. Ishkevin yavuze ko nta kindi yagendeyeho mu guhitamo abo bakorana iyi ndirimbo uretse kuba ari bo baganiriye bakumva neza igitekerezo cye. Indirimbo itangizwa n'amagambo y'ubusizi yumvikanisha ko nubwo u Rwanda ari igihugu gito ariko abagituye atari bato, ko ari igihugu cyubakiye ku bumwe, ubunyangamugayo gifite n'ubuyobozi bwiza. Mbere yuko iyi ndirimbo itangira mu ijwi ry'ubusizi, abaraperi bibukije abanyamahanga ko amakuru yabo aba yuzuyemo ibinyoma. Bati ingingo z'amakuru zanyu zuzuyemo ibinyoma, baduciriye impaka ariko nitwe bo kurinda iwacu. Iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi yakozwe na Achilles afatanyije na Prozed mu gihe yanonosowe na Cashbeat. Ku rundi ruhande rero Ishkevin mu by'ukuri ushobora kuba
yamaze gutangaza ko agiye gutera ikirenge mu cy'umubyeyi wiwe papa we umubyara mu birebana no kwinjira mu marushanwa yo gutwara imodoka. N'umwe mu baraperi rero bari mu bihe byabo byiza mu mikorere, mu gushora imari mu muziki n'ibindi bigiye bitandukanye. Ko Anne Kansiime ni umwe mu banyarwenya. Anne Kansiime uri mu banyarwenya b'igitsina gore bamaze kubaka izina muri Afurika, yahishuye ko kubera gukuramo inda kenshi ari muri kaminuza yari agiye kubura urubyaro ariko Imana ikinga akaboko. Uyu mugore yabigarutseho mu kiganiro yagiranye yatanze, aho mu by'ukuri yagaragaje ko yagiye akuramo inda kenshi nyuma agatangira gutekereza ko bishobora kuba ari igihano cy'Imana kuko yiga muri kaminuza hari izo yagiye akuramo ku bushake. Ati nakuyemo inda kenshi ngatekereza muri njye ko ari igihano cy'Imana, nti Imana yaguhaye gutwita inda uzikuramo none ubu iri kukwigisha kubera ibyo wakoze. Nubwo bimeze gutyo, ku bw'amahirwe uyu mugore yaje kubyara umwana w'umuhungu yise Selassie Ataho, yabyaranye na Tukahirwa Abraham cyangwa se Skylanta. Umugabo bivuga ko batabanye neza nubwo nta n'umwe muri bo mu by'ukuri ujya werekana cyangwa se mu by'ukuri uvuga ko mu by'ukuri batandukanye. Ariko nanone ku rundi ruhande Kansiime aherutse gutangaza ko urukundo yakundaga Skylanta rwagiye rukendera nyuma y'uko abyara umwana w'umuhungu, kuko ngo umwana w'umuhungu ari we urukundo rwahise rwimukiraho. Kansiime na Skylanta batangiye gukundana mu mwaka wa 2018 nyuma y'amezi 11 atandukanye na Gerald Ojoki. Ibihe bya Covid byatumye umubano ukura kurushaho, dore ko bamaranye umwanya uhagije wavuyemo umwana w'umuhungu bise Selassie Ataho wavutse muri Mata 2020. Anne Kansiime ntabwo ari we mugore w'icyamamare wenyine uvuze ko gukuramo inda byari bimukozeho cyane, ko mugenzi we Wema Isaac Sepetu wabaye nyampinga wa Tanzania mu 2003 mu minsi ishize yagaragaje agahinda gakomeye aterwa no kuba kubyara kwe biri kure, akaba yarihebye kubera ko ashobora kuzarinda ava ku isi adasize umwana. Mu by'ukuri agaragaza ko mu by'ukuri nawe hari uburyo yageze gukuramo inda mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Tugana rero ku musozo nk'uko twari twabibasezeranije cyangwa se twabibemereye mu by'ukuri, reka tugaruke gatoya kuri mu by'ukuri kuri Fiona Nyamutoro yavuze indirimbo zigera muri 5 akunda z'umugabo wiwe. Fiona Nyamutoro heruka kuvuga ko mu by'ukuri guhura kwiwe na Eddy Kenzo byari ibintu nyine bitangaje. Batangiye bazi ko bagiye gukorana projet zirebana n'iterambere, birangira umushinga ubaye uwo ukuba Eddy Kenzo yarifuzaga kugira Nyamutoro umugore, ibintu byaje no kuba bakaba bafite n'imfura yawe. Mu by'ukuri uyu mugore yavuze ko akunda indirimbo nyinshi za Eddy Kenzo, atari ko mu by'ukuri reka wenda mpitemo izigera muri 5 nk'uko mubisabye. Uyu mugore yavuze ko akunda indirimbo ya Eddy Kenzo yitwa Mbilo, yitwa Soulmate, yitwa Nice and Lovely, yitwa ya Gale Weekend. Mu by'ukuri izo nizo ndirimbo uyu mugore yabashije kuba agaragaza. Ni Eddy Kenzo uyu usigara umujyanama mu birebana n'ubuhanzi wa Perezida Museveni. Ni Eddy Kenzo uheruka kwesurana n'umusirikare ngo wari ugerageje gusa n'umusozogura. Ni Eddy Kenzo mu by'ukuri ukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ubuhanzi hariya muri Uganda bukomeze gutera imbere. So turabashimiye rero, dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Turabakunda kandi tubifuriza iterambere no guhaha mu Karonga.